Yes, inshuti zanjye mukunda kandi mumurikirana kuri Rashi na Alice TV, mwibutsa kuba warakoze subscribe n'ibyo bya mbere by'agaciro. We cameraman, ndiye ni inyongezo yashyize hose. Ubu biragize, ubu se biragize. Yese nanjye mwamaye abahungu. Baraguha iki ko hano yari promosiyo y'abakozi ba leta. Abakozi ba leta nanjye dukorera rege. Hano turabambasodo wasake kandi amazi n'umuriro ntago bijya bihura. Umuriro uva mu mazi. Ati nanjye ndashonje. Oya nimba uconje dore hano birahari barakuvura. Fotori y'umuhungu wawe. Ibi bintu rusanga ari urusamba. Uje waba cyatetse inyama baruye cyatakirishe. Katavuga ati ngo wapi dore reba mane subundi ngo bimeze gutyo ugiye gatamera bamwumvishe. Na mera arasetsa arigende. Uyu ni umufana koko. Mu busanzwe n'ibishushe ni kamwe nanjye nakumvona ko dore hari cy'u Rwanda. Mu busanzwe twebwe abantrotite. Oya turabakamfatire uri abantu twese turi abantu ntabwo turi ibisimba. Twari tugikomeza. Guys, murabibona rero ibintu biba byabaye. Aha. Nakavuyo kama. Udisambusa nyinshi cyane. Komeza nakomeza gufate naribi nanjye mbaze ngushuti. Nagabiyo kugisambusa. Kuse. Ako cameraman uri kurya cyane nawe ugakatsa. Se ngobo ngo dore ko ariko iyi parato yose igiye kuyiri. Yayize? Momura iri hano ku bwawe. Iki cyose nizere ko parato igiye kuyiri. Ese ngwino mbwira iyi parato wanjye cyangwa kugira ngo nyikire. Amafaranga tuba dufite uburote nubwo mu muzi mubona gute rutarakeye. Rutarakeye rota ya masana muzanye hano ku cyokezo cy'amasambusa ni cyokezo na ku ruganda oya no ariko mbere hajya babyita ngo kumbabura ku ahantu batekera isambusa ndamuremera no cya cameraman ngo ni mukiga komeye nacyo mba nakizanye gusa me ikintu cyo nabonye hano naba bonso bahari urebye nawe wagukubita buri gihe nibira hano ndabirota biraryoha uziteka ukagira ngo ni nyamutetse umushitsi yazugayisha munsi y'imeza. Iyi parato uzikumenya bya bintu byose bifite amafaranga we bya bintu byose zikumenya buri kontra ari nawo mushiro cyangwa nanapfuye Yarashe ubwo ngubwo muri kontra bande bagucura twagucura. Uyu muhungu ni umuhungu muzima ntabwo ajya ahisha inyama ahungu babaye umugabo utwo ninjye nakunda agahumurirwa n'umuhumuro w'isambusa ngeze iwe nsanga yatetse inyama mbura hazihishe ubura umuhumuro uzi kubona kukumva ndamubwira ati se ko nshonje arambwira ati ngo reka ngo nigo dukorera rega ati se mubwira ko ngiye nkora muri wasake rega ibanze gukenera wasake kugira ibona y'amazi niyo mpamvu umuhungu umuntu yishanga agahisha n'umuhumuro nyine ngo yahisha umuhumuro ngo umuhumuro bawubuze. mutubwire muri komenti ibi bintu mutubwire abantu bavumba bakanavumba ikirayi cyagiye bigura ngaho ntabwo ari ikirayi ni umuco w'iwanyu mufite ubwo ngubwo kuba umuntu yaza ariko si icyo bakubwira ngo umuvure ijisho akari guturumburira akabi karimenya nta mbwa igira umushumba niyo wamasi wangaburira niyo wamasi wamazi akabi karimenya rote nge mumufashe abantu mwakomeje kureba amatura yateye yose turasubira inyuma muri video rote yakomeje kwiyongeza igiparato yose ari kugereka abanyarwanda bamenye ngo abana b'abahungu baba banari iyi video nayisubira inyuma ukomera barimo aradutekera agasenda bakita gacumbane. uyu niwe mumeri wenyine mw'iki gihugu ukora ibintu by'umwihariko nanjye nza dore gitumo nkaza nkaharira
ugiye kongera kimwe ugiye kwishyura gusa ibi birayi byayo biri mpuzamahanga international kabisa kuko uyu niwe mumera ukora ibintu biryoshye ngira itanu kadukatinga oya reka mbaseze yesi bakunzi banjye mu nkunda rero mbibutsa kuba muri bwarebe kino kiganiro mukakirangiza nshimira ku bantu bakoze subscribe kuri channel guys aha niho hantu rero nza nkiyakirira n'abajeni ubwo rero turasoje ibintu nakagaruka caho kira ni kimwe cyamvumbye kikamvumba ibirayi kimwe cyakuvumbye guys ibintu nakagaruka caho umuntu witamo n'ubuntu bw'ubusigara bakeneye utuntu two kwizimya amujeni bukanywa n'isigara ubunguciyeho ngo ntumbe icyo kwizimya waba urinda uri kubura kwizimya sawa sawa